Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagire neza, kandi bahe amahoro itanga ayandi atemba nk'uruzi. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo dukunda. Dushimye ko banye natwe ukaturinda, tukatugeza amasaha nta gikuba cyacitse muri twe. Icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, twese tuboneze rwose, twejeshe amaraso yamennye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya, ubane natwe mu ijambo ryawe, kandi ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Icyo nanze ni ukora k'umwanzi, mpagaritse imyuka mibi, mpagaritse ibyakiyoberanya mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera naze abane natwe muri uyu mwanya, kandi utwemerere tukugireho umugisha Mana. Urakoze kumvishe gusenga ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 6, umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 12. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Reka nsome mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana, kandi yabyaye abahungu 3, Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Imana ireba isi ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Ni ukuri nshuti bavandimwe munkurikiye, muri iyi minsi birarenze, abantu babaye babi, abantu bari gukora ibintu bitungura abandi, bari gukora ibintu bibi, kandi uko babikora Imana ibibareba, Imana ikababara. Imana yarababaye. Rero umureke ugize amahirwe yo kumva iri jambo ry'Imana, ni ukuri va mu bibi niba ubirimo, kandi niba utaranabigiyemo usaba Imana imbaraga kugira ngo ukomeze ukiranuke muri byose. Imana itugirire neza. Icyo Imana ishaka ni uko dukiranuka, kubera ko ngo yaragezeho irarakara, ngo kubera ko yabonye ko abantu bari mu ngeso mbi, abantu bishoye mu ngeso mbi, abantu bagiye mu bintu bibi. Ariko Imana itubabarire. Nimureke rero tuve mu bibi, tuve mu byaha, tuve mu bidafite umumaro, tuze dusabe Imana imbabazi, ubundi iratubabarira, kubera ko igira imbabazi nyinshi, kandi ntabwo irava ku ntebe y'imbabazi. Ngo abantu rero yabonye ko abantu ngo bafite imitekerereze mibi, ibona ko abantu bari gukora ibintu bibi, kandi tugenda tubibonesha amaso yacu. Ngo Imana iri kwicuza. Uzi ko ari abantu ireba, yareba ibyo bari gukora, yareba ibyo bikora, ubundi ikababara, ikagira agahinda, ikicuza. Imana itubabarire. Kubera iki dutuma Imana yicuza impamvu yaturemye? Ese ni iki gituma ukora ikintu gituma Imana yicuza? Nimureke rero dukora ibyiza, tuve mu bibi, tureke gutuma Imana yicuza. Imana yicujije ko yaremye abantu. Imana itubabarire rwose. Nimureke rwose
tuve mu bibi. Imana irashaka ko dukiranuka rwose. Imana irashaka ko tubonera nk'uko nayiboneye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngo Uwiteka aravuga ngo nzarimbura abantu naremye, ngo mbatsembeho. Ni ukuri nutihana wowe uzi kuri gukora iby'Imana idashaka, nutihana wowe uzi kuri gukora ibyaha, Imana izagutsembaho. Imana itubabarire. Uwiteka ngo aravuga ngo nzatsemba abantu naremye, ngo mbarimbure, ngo uhereye ku muntu, amatungo n'inyamaswa zose. Ariko haruguru gatoya ngo Uwiteka ngo yagize agahinda mu mutima. Uwiteka afite agahinda. Uwiteka arababaye. Imana irababaye bavandimwe, kubera ibintu turi kwikora, kubera ibintu turi kujyamo, kubera ibintu turi gukora bidafite umumaro. Ni ukuri igihe ni iki? Wowe nkurikiye, igihe ni iki? Ngo ufate umwanzuro uve mu bidafite umumaro. Igihe ni iki? Ngo uve mu bibi utangire ukora ibyiza. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo kuko yaturemye, ngo ituremeye imirimo myiza ngo muri Yesu Kristo. Ngo iyo yiteguriye kera no kugira ngo tuyigenderemo. Imana itugirire neza. Imana yaturemeye imirimo myiza, ntabwo yaturemeye gukora ibibi. Imana itubabarire. Ni ukuri Imana igitanga amahirwe ya kabiri. Uyu mugoroba niwumva iri jambo, niwumva ijwi ry'Imana, uce bugufi aho uherereye, upfukame usabe Imana imbabazi, irakubabarira. Kubera ko ni ukuri muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayihoramo, turi mu rugendo. Kandi umwana w'Imana ngo azaza gutwara itorero, ngo azaza nk'umujura. Azaza nk'umujura, azaza ntawe ubizi, azaza atunguranye. Byaba bibabaje rero wibuze mu bazatwara. Wafashe umwanzuro uyu mugoroba, niwumva ijwi ry'Imana ufate umwanzuro uce bugufi, saba imbabazi, upfukame usabe imbabazi. Imana irakubabarira kuko igira imbabazi nyinshi, ni inyembabazi nyinshi. Irakubabarira, nimara kukubabarira ubundi nawe ikukure mu gitabo cy'abarimbuka, igushyire mu gitabo cy'ubugingo. Imana itugirire neza. Mureke bene data, mureke tureke gutera Imana agahinda, mureke tureke kubabaza Imana. Imana yaradukunze, itwohereza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo azadupfire, kugira ngo azaducungure, kugira ngo tubabarirwe. Ariko ntabwo turi kubiha agaciro, turi gusubira mu ngeso mbi, turi gukora ibyaha, turi gukora iby'Imana idashaka. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo udakora ibyo Data ashaka, ngo ntabwo azajya mu ijuru. Imana itugirire neza. Nimureke rero tuve mu bibi, tureke gutuma Imana yicuza. Ni ukuri nimureke tureke gutuma Imana yicuza impamvu yaturemye. Ariko Nowa kuko yari umukiranutsi, nubwo bimeze bityo, nubwo hari abantu bari gusahisha, nubwo hari abantu bari gukora ibyaha, ariko hari abandi bantu bacyubaha Imana. Ni ukuri nimureke twubaha Imana. Ngo Nowa yari umukiranutsi, ngo yagendanaga n'Imana igihe cyose. Imana irashaka ko dukiranuka nk'ukuntu Nowa yari akiranutse, tukagendana n'Imana mu byo dukora, mu byo tuvuga, aho tugenda, hariho hose Imana ikagaragara muri twe. Ni ukuri nimureke dukiranuke ahagaragara n'ahatagaragara, kubera ko muri iyi minsi dufite ikibazo. Hari abantu bagera ahagaragara bagakiranuka, ariko bagera ahiherereye bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nibikorerwa mu mwijima bizashyirwa ahagaragara, bizashyirwa ku mugaragaro. Imana izakoza isoni mwene abo bantu. Imana itubabarire. Kubera iki dukizwa turi aho abantu bari, twagera hihishe tugakora ibyaha, tukababaza Imana, tugatuma Imana yicuza, tugatuma Imana igira agahinda. Ni ukuri birababaje. Ese dukorera abantu cyangwa dukorera Imana? We muvandimwe nkurikiye, uracyafite amahirwe. Ngo Nowa yari umukiranutsi ngo akagendana n'Imana. Nawe ndakwifuriza ko ukiranuka kandi ukagendana n'Imana mu byo ukora.
ni ukuri nukiranuka ukagendana n'Imana, Imana uzayigiriraho umugisha. Muri iyi minsi birababaje, isi yarononekaye nk'uko Imana iri kubivuga, yarononekaye. Nasomye ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa ngo umugabo witwaga Koruneliyo ngo yari umukiranutsi, ngo yubahaga Imana, ngo akayubahana n'abo mu rugo rwe, ngo akagirira abantu ubuntu bwinshi, ngo kandi agasenga ubutitsa, agasenga ubudasiba. Nimureke bavandimwe natwe dukiranuke, tugendane n'Imana, tugirire abantu ubuntu kandi dusenga ubudasiba. Imana itugirire neza. Ni ukuri ndakuburira kubera ko ngo ni igihe gito, ni igihe gito. Yesu ari hafi kuza gutwara itorero. Niyo mpamvu nkwinginga ngo ufate umwanzuro uyu munsi niwo wawe, ejo ntuhazi. Kuko ushobora kuvuga ngo nzihane ejo, ariko ejo ntuhazi. Niba Yesu atinze, urupfu rwo ntirutinze. Turi kubona abantu muri iyi minsi bari gutungurwa, ukareba wabona umuntu wapfuye ukavuga ngo uyu se nawe birashoboka ko yari akiri muto. Ntabwo urupfu rureba imyaka, urupfu ntirureba uko umuntu asa, ni ukuri umuntu wese rwamutwara. Ariko byaba byiza ugiye ukiranutse nawe ugataha ijuru. Imana itugirire neza. Buri wese rero uyu mugoroba ndamwinginga kugira ngo yisuzume, kubera ko buri wese ariyizi. Wireba ku bandi bantu uvuge ngo bano bari kugenda gutya, ngo bano bari gukora iki, bari gukora ibi, kubera ko ni umuntu ku giti cye. Ni umuntu ku giti cye. Cunga izamu ryawe, kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo babiri bazaba bari mu murima bari kumwe, ngo umwe agenda asigare. Ngo babiri bazaba baryamye bari mu buriri, umwe agenda undi asigare. Cunga izamu ryawe, wirebe iby'abandi ntibikureba, kubera ko umucamanza ni Imana. Niyo mpamvu nkwinginga ngo cunga izamu ryawe, kiranuka, bikagutuma Imana yicuza impamvu yakuremye, kubera ko nutuma yicuza izakurimbura. Iravuze ngo igiye gutsemba, igiye kurimbura abantu banze kwihana. Kandi umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo abanze kwihana ngo bazahezwa hanze hamwe na Satani. Ni ukuri igihe ni iki ngo ufate umwanzuro uyu mugoroba, fata umwanzuro ubundi uce bugufi, usaba Imana imbabazi. Isuzume mu rwawe ruhande, urebe kuri gukora ibyo Imana ishaka. Nusanga hari ibyo wakoze, nusanga hari ibyo uri kugenderamo, nusanga hari ibyo wakoze bitari gushimisha Imana, uce bugufi usaba Imana imbabazi. Nyumara gusaba imbabazi, Imana iri bugukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Imana itugirire neza. Wowe nawe utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, igihe ni iki? Kwa Yesu hari byose, kwa Yesu hari amahoro, kwa Yesu hari umutuzo, kandi Yesu niwe utanga, niwe uzatujyana kwa Data. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe uzajya kwa Data ngo atamujyanye. Tuzanyura rero kugira ngo tubone ubugingo, tuzanyura muri Yesu. Niyo mpamvu nkwinginga utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, mwakire, fata umwanzuro, uve mu bibi, uve mu mwijima, ubundi uze Yesu akumurikire. Kandi uze Yesu aguha amahoro atanga, kubera ko hanze nta mahoro ahari. Hari abantu benshi batunze ibya mirenge, hari abantu benshi bafite amafaranga menshi ariko badasinzira, ariko barwaye agahinda gakabije, bahora barira, bahora bahangayitse. Ariko ufite Yesu aba afite byose. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo Yesu ni byose, ngo umufite wese ntajya aganya, ngo izina twamuhaye ni ryiza, ngo Yesu niwe karuhura. Yesu niwe karuhura rero, ngwino umwakire ubundi uruhuke. Iyo mitwaro, iyo mihate, ibyo bibazo, ni ukuri Yesu arakuruhura.
Imana itugirire neza. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye kubwira ijambo. Ahari wararebye ubona hari ibyo turi kugenderamo mwami bidafite umumaro, ubona turi gukora ibyo udashaka mwami Imana, ngo urangije, ngo urababara, ngo ugira n'agahinda, ngo uricuza, ngo uravuga ngo ngiye kubatsembaho, ngo ngiye kubarimbura, ngo bose mwami ariko duciye bugufi uyu mugoroba, tweze utuboneze rwose, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba Igorigota, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami tubabarire, duciye bugufi rwose mwami, tweze utuboneze. Mana bankurikiye nawe ndabasengeye, wumvishe iri jambo, naca bugufi umubabarire, mweze rwose, weze buri muntu wese aho atagenze neza. Ukimara kutubabarira, uduhe imbaraga zo kurwanya ikibi n'igisa nacyo, uduhe kugendera mu nzira nziza, uduhe gukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Turwanire intambara tuzi n'izo tutazi, kandi ukomeze utwiteho, tugirire neza. Amahoro utanga akomeza abane natwe, kandi dusengeye abarwayi kugira ngo bakize, abafite intimba n'agahinda baha amahoro yo mu mutima, abasubiye inyuma baha imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, kandi abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ubahe kumwakira. Mana urakoze, Mwuka Wera nazerekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Byumbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Nakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, kandi bite bagirire neza, buri wese uko ayifuza ayibone, ariko icy'ingenzi Imana ikomeze ibarindire ubugingo naho ubutaha. Bye.